shingira amabuye mana nkandagireho kuko muri iyi nzira huzuye isayo nkomeza nyambutsa fata ukuboko mu bihe byose mbuwo gushimwa nawe nkomeza nyambutsa fata ukuboko mu bihe byose mbuwo gushimwa nawe ndagukunda Yesu. Je t'aime Jésus, I love you Jesus, nakupenda sana, ndagukunda Yesu. Je t'aime Jésus, I love you Jesus, nakupenda sana. Yesu nkunda cyane, iyo uri munganiriza ukamvuga mu izina numva umunezero udasanzwe mu mutima wanjye, maze nkishimira yuko tuzabana iteka. Hinduka Imana ihinduye ibyanze guhinduka, nimeze nk'abana ihinduye ibyanze guhinduka, Imana ihinduye ibyanze guhinduka. Yesu turi kumwe kuko azi neza ushobora byose, nubwo naca mu bikomeye ndabizi neza ko wanesheje. Inshuti nziza umwami w'amahoro, igihome kinyigira ku manywa na nijoro, uri inshuti nyanshuti. Ndabasuje mwese abakurikiye Abayo TV YouTube channel, nkuko bisanzwe rero Imana igikunda kutuzanira abakozi b'Imana batandukanye. Uyu nguyu ngira ngo ntago ari bwa mbere tumwakira muri studio za Abayo TV YouTube channel. Ndagira ngo mwakire abanza bibwire yongera basuhuze ubundi dukomeze tuganira. Haleluya haleluya. Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu. Nitwa umubyeyi Delphina, niyo mazina yanjye, ndumukristo. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Twakiriye umubyeyi Delphina, none se niyihe mpamvu muje hanga? Ndagira ngo muyibwire abadukurikiye. Impamvu tuje nuko Imana yabyemeye, kandi namwe mukaba mwaduhamagaye tukaba tuje kuvuga Imana. Kuvuga Imana neza, kuko ikwiye kuvugwa neza, iruta abantu bose. Hari indirimbo navuze naririmbye ngo abapfumu n'abarozi barusha amaboko, n'imivumo y'abantu yirusha imbaraga. Rero Imana niyo twaje kuvuga. Ndagira ngo rero tudatinze muturirimbire gatoya kuri iyo ndirimbo nyine, n'ubundi mutubwiyeho cyangwa se mukomojeho, ubundi tunibwira abadukurikiye ubundi dukomerezeho. Reka nkuvuga uko nkuzi Imana yo mu ijuru, ubera hose icyarimwe uhabwa icyubahiro, abapfumu abarozi ubarusha amaboko, imivumo y'abantu yirusha imbaraga. Ntawakwiringiye Mana ngo umuhemukire, Dawidi abivuga neza ati nari umusore none ubu ndashaje, sindabona umukiranutsi w'Imana arekwa, cyangwa se ngo urubyaro rwe rusabirize, hoya ntibibaho. Amen amen amen. Imana ishimwe cyane. Rero Delphina, utubwiye kuri umuririmbyi w'indirimbo zaririmba Imana. Ese uziririmba ukijijwe cyangwa uziririmba uri umupagani? Ndagira ngo tubwire neza uwo uriwe, kuko tujya tubona ba Meddy cyangwa se na ba Debeni baririmba indirimbo za gospel, ariko ejo tukamusanga mu ndirimbo zitwa secular music. Nawe se ni kubikora cyangwa wowe ubikora bitandukanye nabo ngabo? Umuririmbyi w'108 yaravuze ngo ngende umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose. Iyo ngiyo rero nanjye ndi umukristo kugeza igihe cyose Yesu azaza gutwara itorero, njye ntago nzabivamo. Imana ishimwe cyane.
Imana ishimwe rero umukozi w'Imana. Ese birashoboka ko muri uru rugendo rw'umuzika cyangwa se rwo kuririmbira Imana hari umuntu ufata icyitegererezo? Ese uwo muntu ninde? Ni benshi cyane, ni benshi cyane, bose ndabakunda abantu baririmba gospel, kuko buri muntu wese avuga ibintu biri bufashe umuntu, nubwo wenda imwe itamfasha ariko indi yamfasha. Bose ndabakunda, ariko hari umuntu natangiye umuziki nkunda, cyangwa natangiye kuririmbira Imana nkunda, witwa uwo muntu ni Oliva Umurerwa. Ndamukunda cyane ko yaramfashaga, niyo numvaga ubuhamya bwe byatumye mukunda. Byatumye mukunda, rero ndamukunda pe. Ndagira ngo rero nk'uko ukunda uwo muhanzi, birashoboka ko hari n'abantu wenda bakunda indirimbo ze ariko batazi ngo uwo muhanzi ninde waziririmbye. Ndagira ngo udusangize byibura nk'indirimbo ze ebyiri, wenda uririmbeho igitero na rufure, kugira ngo abantu nimba bakunda n'izo ndirimbo bashobora kuba bazikundaga ariko batazi nyirazo, bamara kuzumva bakavuga bati wow, burya za ndirimbo ni iz'uwitwa Oliva. Ndagira ngo turirimbire gatoya kuri izo ndirimbo ebyiri, ubundi dukomeze twinjira no mu kiganiro nyirizina, ndetse tunagana ku ndirimbo zawe noneho nyirizina nazo uturirimbira udutaramira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagukunda Yesu, je t'aime Jésus, I love you Jesus, nakupenda sana. Ndagukunda Yesu, je t'aime Jésus, I love you Jesus, nakupenda sana. Yesu nkunda cyane, iyo uri munganiriza ukamvuga mu izina, numva umunezero udasanzwe mu mutima wanjye, maze nkishimira yuko tuzabana iteka. Shingira amabuye Mana nkandagireho, kuko muri iyi nzira huzuye isayo. Nkomeza nyambutsa, fata ukuboko, mu bihe byose mbuwo gushimwa nawe. Nkomeza nyambutsa, fata ukuboko, mu bihe byose mbuwo gushimwa nawe. Yesu we, uri inshuti nziza, nta kintu nigeze nkuburana mukunzi wanjye. Yesu we, wowe umenyera ubuzima, ukamenya uko naraye nuko niriwe. Ndagukunda Yesu, je t'aime Jésus, I love you Jesus, nakupenda sana. Ndagukunda Yesu, je t'aime Jésus, I love you Jesus, nakupenda sana. Yesu we, ubwo nari nihebye ni wowe wansanze urampumuriza. Nari mfite umubabaro n'ishavu n'agahinda n'intimba mu mutima, ubinkuramo. Imana ishimwe cyane rero, urakoze kuturirimbira. Noneho muri aka kanya rero ikintu tugiye gukora nta kindi, turagira ngo noneho mudusangize mu ndirimbo zanyu noneho mukunda zanyu bwite. Birashoboka ko hari indirimbo ufite wumva ikubera nziza, cyangwa se niyo uririmbye ahantu mu giterane ubona abantu bayikunze cyane, niyo ndirimbo nifuza kudusangiza muri aka kanya, ugahita dukurikizaho n'indi ndirimbo wumva ushaka. Ndetse reka nkubwire nkaho turi mu rusengero ngo haye ikaze y'indirimbo 3 mu izina rya Yesu, amen. Zose nubwo hari igitero na rufure ariko nta kibazo, tuguhaye ikaze y'indirimbo 3. Indirimbo zanyu zose ndazikunda, kandi umuntu utazikunda ni ukuri ntago yabakunda Imana kubera ko zose ziba ari zirimo ijambo. Iyo umuntu rero buriya ari mu bihe byiza arafashwa. Hari indirimbo navuze ngo nise ngo ndamushima Yesu, kandi ni ukuri ndamushima. Mbonye umukunzi mwiza, ni Yesu umwana w'intama, amumuriza mbabaye, ntanererana mu makuba. Mbonye umukunzi mwiza, ni Yesu umwana w'intama, amumuriza mbabaye, ntanererana mu makuba. Yesu ngenda mushima,
Yesu ngenda murata aruta abakomeye. Yesu ngenda mushima, Yesu ngenda murata aruta abakomeye bo mu isi. Yesu yaje kundeba nari ntabwo ntagira agaciro, maze ampa agaciro ampindura umwana w'Imana. Yangiriye neza ndamushima, yampaye ijambo ndamushima, yamuje n'Imana ndamushima. Yesu ngenda mushima, Yesu ngenda murata aruta abakomeye bo mu isi. Yesu ngenda mushima, Yesu ngenda murata aruta abakomeye bo mu isi. Kandirimba indi ivuga ngo nkeneye inkunga yawe. Imana ishimwe. Amen, amen. Iyi si, umubiri na Satani bifite imbaraga, birangurura bikananiza. Mana nkeneye inkunga yawe. Iyi si, umubiri na Satani bifite imbaraga, birangurura bikananiza. Mana nkeneye inkunga yawe, nkeneye inkunga yawe, nkeneye inkunga yawe, nkeneye inkunga yawe. Mana nkeneye inkunga yawe. Sanibalati na bagenzi be bafite amagambo y'urucantege, banega iminsi ngo sinzagerayo, banyereka benshi baguye mu nzira. Mana umbera ingabo, nkeneye inkunga yawe, nkeneye inkunga yawe, nkeneye inkunga yawe. Mana nkeneye inkunga yawe. Umbera ingabo Mana, umbera amaboko, umbera ingabo Mana, umbera amaboko. Byago n'amakuba binyugarije Mana, umbera amaboko. Mu mwijima w'icuraburindi uri mu isi, umbera amaboko. Nkeneye inkunga yawe, nkeneye inkunga yawe, nkeneye inkunga yawe. Mana nkeneye inkunga yawe. Pawulo ariwe n'inzoka, abari baraho batangira gutwenga, batuye nguyu ari bupfe nabi, ikirenzaho kandi ari bupfa kindutse. Baramwitegereza babona ntacyabaye, bahindura amagambo bati ni Imana. Bahinduye amagambo, bahinduye amagambo, abifuza ko wapfa. Bahinduye amagambo, bahinduye amagambo, bahinduye amagambo, abifuza ko wapfa. Bahinduye amagambo.
hariho umurwayi yaramaze igihe kirekire ari impumyi bikabije, yumva inkuru y'uko Yesu ari bucaho, maze atera hejuru ati mwene Dawidi, mwene Dawidi, nanjye mbabarira. Abari baraho baramucecekesha. Yesu abibonye ahita abategeka ati nimumunzanire hano. Bahinduye amagambo, bahinduye amagambo, abifuza ko wapfa. Bahinduye amagambo, bahinduye amagambo, bahinduye amagambo, abifuza ko wapfa. Bahinduye amagambo. Haleluya we, iraje ibigenze neza, Imana yacu iraje ibigenze neza, ibikoze neza iraje ibigenze neza, yizere cyane iraje ibigenze neza. Imana ihinduye ibyanze guhinduka, Imana ihinduye ibyanze guhinduka, nimeze nk'abana ihinduye ibyanze guhinduka, Imana ihinduye ibyanze guhinduka. Haleluya, ihinduye ibyanze guhinduka. Amen. Nk'uko imbaraga z'Imana zikorera mu bantu bayo zakoreye muri Ezekiyeli, ahanurira amagufwa yumye maze agira ubuzima. Hanurira ayo magufwa, hanurira ayo magufwa, hanurira ayo magufwa, arongera kuba mazima. Hanurira ayo magufwa, hanurira ayo magufwa, hanurira ayo magufwa, arongera kuba mazima. Petero na Yohana bagiye gusenga, bahura n'umurwayi wari umugaye ibirenge, maze arabasaba ati mwafunguriye, ati mwafunguriye. Baramwitegereza baramubwira bati feza n'izahabu ibyo ntabyo dufite, ariko icyo dufite ni ukuri turakiguha. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, ngaho haguruka ugende. Hanurira ayo magufwa, hanurira ayo magufwa, hanurira ayo magufwa, arongera kuba mazima. Hanurira ayo magufwa, hanurira ayo magufwa, hanurira ayo magufwa, arongera kuba mazima. Amen. Aderese zanjye kambahe nomero yanjye, hanyuma niba rwose umwuka kuyoboza ntumire tuvuge Imana, ndumva mbishaka muri iki gihe. Nomero yanjye ni 0787381490. Ni umubyeyi Delphine. Kadusenga Imana. Imana yacu ikomeze yubahwe. Imana data wa twese mwiza, Imana ikomeye, umubyeyi wacu, wowe sambi itarumba, ndagushimiye kuko namenye ko amasambu yo mu isi umuntu yahingamo akarumbya, ariko uhinze kuri wowe areza. Turagushimiye, uri Imana idasaza, si umeze nk'abantu, kandi uri Imana ihindura amateka. Ngushimiye ko uhamagara umuntu ndetse mu mazina ye buri wese umuzi, utamwitiranya n'undi. Natwe ukaba waraduhamagaye ukaturema, ukohereza Kristo agapfa ku bwacu. Ijambo ryawe rikambwira ngo icyakora bamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngo abo ntibabyawe n'ubushake bw'umubiri, si ubw'umugabo, si n'ubw'amaraso, ngo ahubwo babyawe nawe Imana. Turagushimiye ko turi abana bawe. Haleluya. Nubishimirwa ko turi abana bawe. Uko biri kose nubwo byadukomerera, ariko twibutse ko turi abana bawe, kandi ubwo turi abana bawe turahiriwe rwose. Nukomeze ubane natwe, turagushimiye, kandi ukomeze utweze ahantu hose dukiranirwa. Imbabazi zawe zitubonekeho, kandi umurimo wawe muri twebwe ukomeze uwushyigikire, utwagure abantu
bakurikiye iyi cano yitwa Bayo TV, ubahereza umugisha, imbaraga n'amavuta, ibyo bakennye ubibahe. Data uhindura amateka, abantu bahindura amagambo, ndetse na Satana yahindure, kuko hari ibintu aba yaragambiriye ku muntu, iyo abonye bidasohora rero ahita ahindura akavuga ati koko n'umwana w'Imana. Ndabasengeye ngo ubahe umugisha, iyi cano nayo uyihereze umugisha, uyizamure, uyagure, uyamamaze, kuko uri Imana ibishoboye. Ngaho nuduhana umugisha n'abera bose, dukomereza amaboko ikirenze kuri icyo, uzaduhereza iherezo ryiza, kandi tukiri no muri iyi si uduhereza ibidukwiriye, kandi ujye uduha kubana n'abantu bose amahoro. Urakoze kubyumvise, uri Data wa twese mwiza, byose mbigusabye nizeye izina rya Yesu Kristo, amen.